Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ushaka kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, kwa kane, kwa gatatu, wasaba kode yaba yo kuri kategori yaba yo kuri provisoire. Tubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789931626. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, ushaka kwiga mudasobwa, koresha iyo nimero tubigufashemo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze kwanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda urombeje w'ibice byinshi. B, birabujwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C, birabujwe kunyuranaho. D, birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini A, iherezo ry'umuhanda urombereje wice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugiye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sha kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video no gukorera amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ese icyo cyapa gifite amabara sate? A, ubuso ni umweru. B, ikirango ni umutuku n'umukara. C, ikirango ni umweru n'umukara. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ikintu cya mbere cyakwemeza ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, batubwiye ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kuri A bavuze ku buso gusa, kuri B bavuze ku birango gusa, kuri C bavuga ku kirango gusa. Ariko nibyo tubiretse, kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere bivuze ko ni wowe muyobozi w'ikinyabiziga uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ubwo muri make wari gusubiza handitse ngo ubururu, umutuku, umweru. Hano rero ntaho, ni mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona ko ibyapa ukunda kuyoza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kubanza warebera video nagukoreye amokota n'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ryakurikizwa ryari? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, yo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze se ninde uratambuka mbere, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, ugeze kuri feruje usanze ntiziri gukora. Harare kubira haba hahuriye ibinyabiziga byinshi bijya mu byerekezo bitandukanye, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Wari wahisemo A, iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha.
wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko n'amanota baguha ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ni systeme iba iri kugosora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789 usabe kode ushaka, yaba iyo mu kwa mbere, yaba iyo mu kwa kabiri, yaba iyo mu kwa gatatu. Ayo mezi yose kode ziri hanze, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba uri mu gihugu mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagombwa iki? A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B, abaherekeza babiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa se abaherekeza babiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari impandege, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bashobora kuvuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, cyangwa bakavuga ngo mpande eshatu mu ibara ritukura. Bashobora kuvuga ngo ubuso bw'umweru cyangwa bakavuga ngo ubuso bwera. Ibyo byose ni kimwe, ibirango byo ni umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuko gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hacuramye hari agacuri kateza ibyago, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba ari kuvuga ngo agacuri kateza ibyago, uramanza ukora urwo rugendo. Kora urugendo rungana hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera kuri ako gacuri kateza ibyago. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari agacuri, ahubwo wakuburira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera wamaze gufata ingamba zo kwirinda icyago. Murabizi ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Umugenzi bavuga nawe ari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda iruhande rwaho. Reba nka twa tugare bashyiramo abana bagasunika. Hari ubwo wari watubona ni ibinyoteri, hari ubwo wari watubona amatara ndangaburumbarare, nitwo bari kuvuga. Na tuno tugare tugendwamo n'abamugaye mubona ko ntitugira ibimenyetso bitwerekana mu gihe turi kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se turi kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo, ugomba wowe ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni ugakomeza. B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. C, nta bwitonzi budasanzwe bukenewe. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro handitse cy'ukuri nta kindi ni B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. Iyo uri kugenda ukabona autobisi zino zagenewe gutwara abanyeshuri irahagaze bari kuvamo cyangwa se bari kujyamo, umuyobozi w'ikinyabiziga ukabibona, ukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko birashoboka ko umunyeshuri ashobora guhita yambuka umuhanda bitunguranye atakwitayeho, waba uri ku muvuduko wo hejuru ukaba wamuteza ibyago, ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, A, imodoka igomba kuba ifunze, B, umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri D nicyo biba bishatse kuvuga. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza babasanga bamenye ko ubabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko, bamenye ko bagomba kwitonda, rero bakabibonera kure. Ukoresha iki? Amatara yo guhagarara umwanya munini urahika akaguma yaka. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. None ni iki kigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Muri make cyavuze ihoni kikiri muri metero 20 ukaba wabyumva kitarakugeraho. A, amapikipiki, B, velomoteri, C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni ukiri muri metero 20 ukaba wabyumva itarakugeraho, ukamenya ko ugomba guhita uyiha inzira. Ariko ukibuka ko biriya binyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridasa n'iry'ibindi binyabiziga, kuva uburyo kivuze ihoni ugahita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho imihanda ihurira, B, inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, C, umuhanda udakomeza, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Kubera ko umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Kivuga ngo ifungana ry'umuhanda, rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Hano rero mu bisubizo bine baduhaye ntaho bigeze bavuga ngo ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu duhisemo ko ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo uruhande rw'iburyo ari rwo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso gusa rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bakavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ibyo bibazo bagiye babibaza, niyo mpamvu babitinzeho. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, twandikire nonaha cyangwa uduhamagare kuri nimero mba nabahaye 0789351626. Mufatire kode nziza nkwigisha uzagenda ukorera imwe utsinda, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, yaba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa.
Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishobora kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigishobora kubona neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi. Hagomba kugaragazwa imbere n'itara ryera, inyuma aba ari itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, itara rimwe cyangwa menshi yera. B, amatara menshi y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icungarishije. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Impande zatwo cyangwa zayo ziba zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icungarishije. Ndizera ko uramutamo D, ndizera ko uramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe impano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, guhagararwamo umwanya muto gusa, na B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice bari kuvuga ni hahandi imodoka ziparika, ziba zaparika umwanya muto n'umunini. Ubundi yari B, iso cy'ukuri cyari B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Iyo bagarukiraho nicyo wari guhitamo. Ariko kuba wongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka gise kiba ko atari cyo. Duhitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya bakavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini gutyo bakarekeraho uhita ugikora, nicyo kiraba ari igiso cya nyacyo. Kuko bari kuvuga icyo gice ni hari imodoka zaparika umwanya muto cyangwa munini. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bishobora kugira amatara ameze ate? A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurumuri 2. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe burenga kilograma 3500 ni nuwe muvuduko mu saha. Hano bavuze ngo burenga kilograma 3500. Hari igihe urajya mu kizame ukabona bavuze ngo uburemere bwemewe burenga toni 3.5. Ibyo byose ni kimwe kuko murabizi ibiro 1000 biba bingana na toni imwe. Kuvuga ngo ibiro 3500 no kuvuga ngo toni 3.5, ibyo byose ni kimwe. We muvuduko A, kilometero 60 mu saha, B, kilometero 40 mu saha, C, kilometero 75 mu saha, D, kilometero 20 mu saha.
hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu saha. Noneho ko ziriya zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. None ziriya zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose mba bivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko ngo kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ntiwagenda guparika ikinyabiziga mu mwinjiro w'isoko kubera ko ari ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi, biba bibujijwe. No mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Iriya mirongo iri ku ruhande ku nkengero z'umuhanda, iyo idacagaguye uzabirebe uba ubujijwe kuhahagarara. Iyo icagaguye uba wahahagarara. Kino kibazo bajya bakibaza kuri B bakavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Bakivuga icagaguye uzahitamo A gusa, kubera ko iyo ucagaguye uba wahahagarara umwanya munini no muto, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhahagarara. Niyo mpamvu hano dusemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi abanyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ubundi iyo uri hari abanyamaguru bashobora guca ngo bakikire inkomyi, wahaparitse nk'ikinyabiziga cyawe uba ugomba kubasigira byibura akayira gafite ubugari bungana na metero imwe kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda. Ariko iyo bidashoboka kubahirizwa ugomba gukikira iyo nkomyi ufite byibura umuvuduko ungana ute? A, kilometero 10 mu saha. B, kilometero 20 mu saha. C, kilometero 30 mu saha. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntago ari izo cy'ukuri, B ntago ari izo cy'ukuri, ndetse na C ntago ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Hari ahantu ubujijwe cyane cyane kuhagarara. Hehe? A, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo bugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba uhabujijwe kwahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndakeka ko
waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cyamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Umuhanda udakomeza gute? Kubera ko una muhanda ushamikiyeho ibumoso uri kubona ko ugarukira mu buso, bivuze ko umuhanda udakomeza. Impamvu bagishyiraho, birashoboka ko uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuhanda ushamikiye ku muhanda warimo, ugahita uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo. Rero mu gihe uwo muhanda ushamikiyeho udakomeza, bashyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire hakiri kare ko uwo muhanda ushamikiyeho udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nk'uko mubizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video nayo ikoze iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, genda uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibihe binyabiziga. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe: A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta isomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ikinyabiziga gihagaritswe, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Kiba kigomba kuba gifite ikimenyetso kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi bari kuza bagisanga, kugira ngo baze kuhagera bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko cyangwa se bafata izindi ngamba. Kugira ngo bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko cyangwa se bafate izindi ngamba. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, iyo bihagaritswe byo ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi velomoteri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Niyo mpamvu byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda ku ruhande rwawo. Ariko velomoteri, ikinyabiziga cyose gihagaritswe hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga baze kukigeraho bagabanyije umuvuduko. Wenda ni ikamyo cyangwa se ni ikindi kinyabiziga. Ariko ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande na velomoteri byo kubera byo bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, byo ntibitegetswe kugira icyo kimenyetso kizaranga ko babihagaritse kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza babisanga baze kubibonera kure. Byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana kuko n'ubundi byo biba bitwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko bahagaritse nk'igikamyo kubera kiratwara umwanya munini, ni ngombwa kugira icyo kimenyetso kugira ngo abandi baza bagisanga bamenye ko bagihagaritse, bamenye ko bagomba kwitonda, bamenye ko bagomba gukikira bitonze. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero z'igi hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe: A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda.
umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bikunda kubaho hano mu mujyi wa Kigali, ukabona umuntu ari kwambukiranya umuhanda, wenda hagati harimo nk'akajaride, yabona ibinyabiziga bije ari byinshi akaba yaba ahahagaze mu gihe ari kwambukiranya umuhanda. Aho rero niho bari kuvuga. Ndakeka ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kandi ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gikoni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwira n'ubwoko bwa kode ushaka, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa iminota 3 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwane cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tuyikwigishe. Ukeneye igitabo koresha iyo nimero tukikuzanire uri mu mujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.